Sarge mission barayinyuma. So Na so commission Robert, barayinyuma. Sergeant Robert ese mu gihe rero hasotse impapuro zo guta muri yombi General Kayumba Nyamwasa, witwa Sergeant Robert nawe akaba yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga mu gihe hari hashize igihe kinini ubundi uyu Sergeant Robert atagaragara, ndetse akaba ari umwe mu basitari bari bamaze igihe kinini batagaragara ku mbuga nkoranyambaga, dore ko ubundi witwa Sergeant Robert yamaze igihe cyangwa se mu muzi nk'umuntu wahoraga ku mbuga nkoranyambaga, dore ko yari umusitari, akaba yari umusirikare w'u Rwanda, ariko akaba n'umuhanzi by'umwihariko uhanga indirimbo za gisirikare cyangwa se indirimbo z'igihugu, dore ko nk'indirimbo ze nyinshi zagiye zifasha benshi cyane cyane muri morale ya gisirikare, ndetse zifashishwaga mu gihe wenda cy'iminsi mikuru y'ingabo ndetse n'iminsi mikuru yindi y'igihugu. Bityo rero uyu Sergeant Robert akaba yaratorotse ashinjwa ibyaha birimo ngo kuba yararepinze cyangwa se yarafashe umwana we ku ngufu yibyariye, n'ibyaha bindi bya gisirikare ashinjwaga. Mu gihe rero uyu General Kayumba Nyamwasa nawe hasotse impapuro zo kumuta muri yombi nk'uko twabigarutseho mu nkuru yacu yatambutse, Sergeant Robert nawe yongeye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga yisobanura cyangwa se agaragaza byinshi yaciye mu gisirikare cy'u Rwanda nk'uko we abivuga cyangwa nk'uko we abyita akarengane. N'amakuru menshi tugiye kuba atugarukaho, ariko munyemerere nyine cyane cyane tugaruke kwizi nkuru ebyiri duhuze witwa General Kayumba Nyamwasa ndetse na Sergeant Robert Kabera, dore ko bose batorotse igisirikare cy'u Rwanda, umwe yerekeza mu Bugande undi akaba yarekeje muri South Africa. Nyuma byose tubive imuzingo witwa Sergeant Robert Kabera, tubize byose tubivugeho turebe nuko byagenze. Iyi ngiyi ni Mupingaji Empire nk'uko mumaze kumenyera, mubana nayo mu makuru menshi kandi yizewe. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano rero, icyo nkwisabira ukande subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi kundi kandi ubone amakuru mu bambere. Wowe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo rero murambi gushimira. Ngiye ubana nanjye nitwa Mupinga John Peter Safe bwa akuba. Tugaruke mu masegonda make tuve imuzingo aya makuru yose. Yes, ni amakuru menshi tugiye kuba twibandaho, ariko cyane cyane munyemerere tugaruke ku iyi nkuru witwa Sergeant Robert Kabera oze mu ngabo z'u Rwanda, ariko nk'ubwo mumenyereye mu mitwa Sergeant Robert Kabera, ariko ndagira ngo nkwibutse ko mbere y'uko ava mu gisirikare cy'u Rwanda yari Staff Sergeant Robert Kabera. Kuvuga ngo aho bitandukaniye ni ukuvuga ngo Sergeant aba ari muto kuri Staff Sergeant Kabera, kuko abazi uko abasirikare barutana. Hanyuma uyu mugore akaba yaravuye mu gisirikare cy'u Rwanda, n'ubundi ari nyine Staff Sergeant Robert Kabera. Hanyuma rero ahungira mu gihugu cya Uganda nk'uko yagaragaye abyisobanurira muri video nza kubasigiramo y'iminota itari myinshi, kugira ngo twirinde copyright wenda ashobora kudoha, cyangwa se na YouTube ubwabo akaba yayiguha mu rwego kugira ngo udakoresha video z'abandi. Ndaza kubashyiramo video ntoya kugira ngo mumenye ukuntu we yabyivugiraga we mu kiganiro yakoreye kuri YouTube channel ye, yahoze ashyiraho imiziki yakoranaga na bandi y'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma rero uyu Staff Sergeant Robert Kabera akaba yivugiye yuko yahunze u Rwanda bitewe nuko ngo yatotezwaga, hanyuma akimwa mission, akongera akagaragara kandi avuga yuko ngo yahoraga atotezwa cyane cyane ngo bamuziza ibi itagaragara, nk'uko we yabyise ngo yaziraga ibyaha nyine atagaragara. Hanyuma ikindi kandi ngo akaba yaraziraga yuko yashakaga kurwana urugamba rwo kuba umuhanzi cyangwa se bwo gushaka gusohora indirimbo. Hanyuma nk'uko yagaragaye muri video abisobanura, yavuze ko yagiye muri jazz band nyine bakiririmba
indirimbo ngo zaba Lucky Dube bakoresha indirimbo zidasobanutse, hanyuma we abereka uburyo bushyashya bwakabaye busobanuka bagakoresha indirimbo nyine zabo bihimbiye kugira ngo bakoreshe indirimbo z'abandi. Vuga ko ari we muntu watangije ubwo buryo bwo kugira ngo bahimbe indirimbo zabo hanyuma bajye bazikoresha yaba kuri parade, muri guahidi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mu birori bitandukanye bya abasirikare. Uyu rero Sergeant Robert Kabera akaba yaratorokeye mu gihugu cya Uganda hanyuma aza guhabwa n'ubuhungiro nyine, ariko nk'uko byagaragaye we abyivugira nyuma yaho ngo yaje gufatwa n'igisirikare cya Uganda ajya gufungirwa ngo ahantu hakomeye, nyuma ngo aza gukurwamo ku itegeko rya perezida wa Museveni, bamubwira bati wowe uwo muhungu mukuremo ngo avindimwe n'umusirikare wahoze ukomeye aza gufungurwa. Hanyuma rero ntizimbye mu magambo ndagira ngo mbabwire ko uyu Kayumba Nyamwasa nawe ngo bafatanye igihugu hanyuma nawe aza gutoroka nk'uko byagaragaye ngo nawe mu buryo budasobanutse. Ibyinshi tubagezaho ariko reka mbasigiremo ino video ntoya hanyuma mumbwire nimba mushaka ko nzabanyuriramo muri rusange mu mateka y'uyu Sergeant Robert Kabera, babwire uburyo nimba se kuko nabonye benshi bibaza nimba yaba yarafashe igihugu, hanyuma ndaje mubimbwire muri comment, hanyuma nzabakorere ikiganiro kirambuye k'uyu Sergeant Robert Kabera ndetse n'uyu Kayumba Nyamwasa. Ciao nje ubana nanjye ndikumpinga John Peter Safe, ndakuba ukore subscribe, sharing ino video, ukande like kugira ngo tujye tubana amasaha yose kandi bagezeho amakuru menshi kandi yizewe. Tuzenguruka u Rwanda rwose tugenda dukangurira abaturage ibyiza bya FPR. Muranyumva neza? Ibi byose nagiye mbikora umutima wo gukunda igihugu, ndangiye kubikora rero. Ubwo bwana buba kuza YouTube cyane bugenda bukomentinga ibintu batazi ngo n'intore, yewe ngo n'intore batazi niyo